Yes, ni inkuru ikomeje kugenda yumvikana mu Rwanda, ni inkuru yakomeje kugenda ishengura benshi nyuma yo kumva ko uwitwa Munyakazi Sadate mu by'ukuri yashyizwe muri RIB cyangwa se agiye kuba yatabwa muri yombi. Nyuma y'amagambo mu by'ukuri yakomeje kugenda atangaza, ndagira ngo wari hamaze iminsi mwumva amagambo yakomeza kugenda avugwa na Munyakazi Sadate mu by'ukuri wakomeza kugenda unita umukire wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi kuri uyu munsi ahamya avuga neza ko ari we mukire wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ese kubera iki uyu mugabo Munyakazi Sadate mu by'ukuri adakomeza kugenda yishimirwa na bamwe mu Banyarwanda benshi mu by'ukuri ubona ko batamukunda cyane, nta nubwo bamugaragariza urukundo, ndetse na nyakubahwa Perezida Poul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ntabwo mu by'ukuri yatangaje ko yiyumvamo uyu mugabo Munyakazi Sadate wakomeje kugenda unavuga amagambo rimwe na rimwe mu by'ukuri agakomeza kugenda anayazira. Kuri uyu munsi ngiyi inkuru yakomeje kugenda ibabaza abakundaga Munyakazi Sadate mu by'ukuri akomeza kugenda unumvikana, ariko ni nkubwira ngo Abarundi bishimye bitewe n'amagambo yavuze mu by'ukuri ku Barundi akomeza kugenda abasebya, ndetse kandi agarabika abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi. Munyakazi Sadate ndetse kandi byarababaje umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kumva asebya Abarundi by'umwihariko bakaba n'abaturanyi b'igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri n'amakuru yakomeza kugenda avugwa, ariko kuri uyu munsi birangiye uwitwa Munyakazi Sadate atawe muri yombi kugeza kuri aka kanya. Byumvikana ko ngo mu by'ukuri yaguze ngo n'indege, ariko kuri uyu munsi se kubera iki Munyakazi Sadate abashe kuba yatabwa muri yombi? Niyo makuru mu by'ukuri akomeje kugenda avugwa na benshi bakomeza kugenda bibazaho impamvu mu by'ukuri uyu mugabo byumvikana ko ari we mukire wa mbere ngo mu Rwanda wanaguze indege ngo utawe muri yombi. Rero benshi bakibaza impamvu mu by'ukuri akomeje kugenda atabwa muri yombi, ndetse kandi akanashinjwa ibyo bitandukanye, harimo mu by'ukuri ibyo kuvuga amagambo adahwitse, amagambo mu by'ukuri ashengura benshi cyane, ndetse kandi agakomeza kugenda donc atangaza amagambo mu mwigaruhame, bikanatuma mu by'ukuri uyu Munyakazi Sadate yabashe kuba yakurikirwa n'urwego rwa RIB. Kuri uyu munsi bikumvikana ko yamaze kuba yafatwa rero mu by'ukuri bikumvikana ko Munyakazi Sadate agiye kuba yafungwa amezi 6. Ndagira ngo hari hamaze iminsi itari myinshi cyane mwumva uyu mugabo Munyakazi Sadate atangaje amagambo kuri RBL cyangwa se mu by'ukuri kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda, yagiraga urubyiruko inama, akabwira urubyiruko mu by'ukuri uko kwakwiteza imbere, cyangwa se ese kwiga ni kimwe mu kintu mu by'ukuri cyatuma dushingiraho mu rubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo mu by'ukuri tuzabashe kuba twabona akazi. Ndagira ngo ni amagambo akomeza kugenda avugwa na Munyakazi Sadate, ndetse kandi aho yabashe kuba yashishikariza urubyiruko rw'u Rwanda barubwira ko mu by'ukuri kwiga atari inzira nziza yo ko mu by'ukuri ngo umuntu yatera imbere. Ndagira ngo ni amagambo yivugiye kuri radiyo y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi mu by'ukuri niyo magambo navuga ko Sadate yashingiyeho agira ngo anatabwe muri yombi. Kuri uyu munsi urumva kugira ngo iradiyo y'igihugu ibashe kuba yakizera uyu mugabo, umugabo ufite skills knowledge, umugabo mu by'ukuri ufite n'indege muri Ethiopia, wumva ko avuga n'amagambo nyine adahwitse donc agakomeza kugenda asebyana, ariko kumva kuri uyu munsi amagambo akomeje kugenda avugwa kuri Munyakazi Sadate mu by'ukuri ntabwo ari meza cyane, ntabwo ari amagambo meza cyane. Kugeza aka kanya His Poul Kagame yamaze kuba yatangaza ko uyu mugabo Munyakazi Sadate akomeje kugenda atangaza amagambo yego yubaka urubyiruko koko nibyo, ariko ari n'andi magambo yatangaje atari meza cyane, ndetse naho urumva ko Abarundi bamaze kuba bakiko mu Rwanda bitewe nuko nyine bakomeje kugenda bumva ngo umuherwe wa mbere mu Rwanda Munyakazi Sadate unafite indege muri Ethiopia yamaze kuba yatangaza amagambo atari meza ku gihugu cy'u Burundi. Ndetse kandi kuri uyu munsi wumva ko n'abandi mu Banyarwanda mu by'ukuri bategeze bagaragariza urukundo Munyakazi Sadate, ugasanga benshi donc bakomeza kugenda bavuga amagambo atandukanye nayo Munyakazi Sadate mu by'ukuri akomeje kugenda atangaza. Ese kuri uyu munsi kubera iki uyu mugabo bituvuga ko mu by'ukuri ari nawe muherwe wa mbere ngo mu Rwanda unafite indege mu gihugu cya Ethiopia? Byumvikana ko mu minsi yashize yageze no gutangariza mu gihugu cy'u Rwanda amagambo yavuze ko ngo agiye kuba yagura indege, bitewe nuko nyine mu Rwanda ngo bitemerewe kuba cyangwa se nta muturage mu Rwanda wemerewe kuba watungira indege mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo mu by'ukuri murabizi, ariko na Munyakazi Sadate yacu uburenganzira igihugu cy'u Rwanda ngo byumvikana ko ngo yaguze indege mu gihugu cya Ethiopia. Niyo makuru akomeza kugenda avugwa kuri uyu munsi. Mu by'ukuri iyo ndege ntabwo tuyizi, ntabwo iragaragara, bona gusa uyu mugabo Munyakazi Sadate wita umukire wa mbere mu Rwanda yifotoreza kuri iyo ndege, ntabwo mu by'ukuri iyo ndege iranagira no mu gihugu cy'u Rwanda. Yego nta muturage mu Rwanda yemerewe kugura indege pe, birumvikana, ariko se ni ukubera iki uyu mugabo Munyakazi Sadate bivugwa ko ngo kuri uyu munsi unita umukire wa mbere mu Rwanda ngo afite amamiliyaridi, kuri uyu munsi iyo ndege avuga ko yaguze ntabwo irigera igaragara. Donc rero amakuru yakomeje kugenda yumvikanishwa n'urwego rwa RIB, Rwanda Investigation Board ikaba yamaze kuba yarega uyu mugabo, ndetse kandi birumvikana ko hari ibirego bisaga 211 byakomeje kugenda bigaragara kuri uyu mugabo
mugabo Munyakazi Sadate mu by'ukuri akomeje kugenda ushinjwa ibyo bitandukanye. Kuri uyu munsi binavugwa ko ngo uyu mugabo bivugwa ko ari gushinjwa icyaha cyo gutuka Abarundi, ndetse kandi Abarundi bakomeje kugenda bagaragaza reaction. Abarundi bagaragaje reaction zivuga ko uyu mugabo Munyakazi Sadate natagira igikorwa mu by'ukuri bari buze kuba baroga ikirego ku Rwanda, bitewe nuko nyine uyu mugabo yatangaje amagambo atari meza ku Rwanda. Of course ntabwo ndibuze ko natinya kubivuga ko uyu Munyakazi Sadate ibintu azakorera igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri tuzabyakiriza amaboko yombi, kubera ko nuza kureba amagambo cyangwa se speech mu by'ukuri akomeza kugenda avugira mu mbwirwaruhame, uraza gusanga yibanda mu gusebya ibindi bihugu no gusebya abantu bidakwiye ko n'abandi banyarwanda mu by'ukuri bavuga ko uyu mugabo Munyakazi Sadate ngo hari amagambo adahwitse atangaza ku bene gihugu b'u Rwanda. Donc ugasanga ntabwo mu by'ukuri babyishimira. Kugeza kuri aka kanya ndagira ngo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yamaze kuba yatangaza amagambo avuga kuri uyu mugabo Munyakazi Sadate ko atigeze mu by'ukuri yishimira amagambo yageze kuvugira kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda RBL TV. Byumvikana ko mu by'ukuri ngo yari yamuhaye n'umwanya wo kugira ngo abwire inama urubyiruko, ese ni gute mu by'ukuri urubyiruko rwakwiteza imbere, cyangwa se ni gute abana b'u Rwanda by'umwihariko baba barize cyangwa batarize bakora ibikorwa mu by'ukuri byabateza imbere. Kuri uyu munsi mu by'ukuri uyu mugabo yatangaje amagambo ababaje cyane, n'amagambo atarigeze ashimisha urubyiruko, kubera ko nuza kureba yavugaga mu by'ukuri ngo ntabwo kwiga ngo ari ishingiro ry'inzira yo kuba twatera imbere. Mu nyumvire mu by'ukuri ngo uyu mugabo ngo radiyo y'igihugu cy'u Rwanda yari yamwizeye imwereza na platform yabo kugira ngo mu by'ukuri ngo agire urubyiruko inama, ahubwo atangira gutangaza amagambo ngo kwiga ntabwo ari ishingiro ngo ryanyaryo twashingiraho mu by'ukuri ngo kugira tuzabashe kuba twakira cyangwa se dutera imbere. Benshi bakibaza ese aya niyo magambo Sadate afite mu kanwa ko kuza mu by'ukuri kuba yatangariza abaturarwanda n'abana bene gihugu b'u Rwanda bato, kugira ngo mu by'ukuri azavuga ko negative kwiga ngo atari ibintu ngo urubyiruko rwashingiraho ngo rutera imbere. Yego koko ntabwo ari byiza ko mu by'ukuri umuntu yakiga ashingira kuzakorera leta, birumvikana, ariko ntibisobanuye ko nanone umwana atagomba kwiga w'umunyarwanda. Birumvikana ko u Rwanda rwashoye ingingo y'imari igera kuri miliyaridi zigera kuri 3 mu by'ukuri z'amafaranga y'u Rwanda mu burezi, kugira ngo buri mwana wese mu Rwanda abashe kuba yahabwa uburezi cyangwa se yige. Ariko niza kuba navuga Munyakazi Sadate amagambo yatangaje ku Rwanda n'abanyarwanda ndetse n'abarundi bakomeje kugenda bagaragaza reaction, bavuga ko uyu Munyakazi Sadate ibintu yavuze ku barundi atari ibintu by'i Rwanda cyangwa se atari ibintu mu by'ukuri byakagombye kuvugirwa ku barundi. Donc kuko nuza kuba wareba ibintu Munyakazi Sadate yatangaje byanamukozeho kugeza kuri aka kanya, navuga ko yamaze ko mu by'ukuri yaproposwa kufungwa amezi agera kuri 6, ariko mu by'ukuri yaganirizwa ndetse kandi akanamenya uko agomba gukoresha umutungo we. Kuba uyu mutungo ari wego birumvikana, ariko ntibikwiye ko kuba umutungo ari we aze ko mu by'ukuri yatangira kuba yawukoresha gusenya urubyiruko, cyangwa se mu by'ukuri kuba yagira abandi bantu abasha kuba yakomeretsa mu bwonko bwabo. Urumva ko uyu mugabo bita Munyakazi Sadate mu by'ukuri nk'uko nakomeje kugenda bimentioningaho ibyo azakorera u Rwanda, ntabwo mu by'ukuri u Rwanda ruzabasha kuba rwabyakiriza amaboko yombi, bizaba bigoranye cyane, kuko nuza kuri amagambo akomeje kugenda avuga aribanda mu gusebya ibindi bihugu. Donc uraza kumva ko gusebyanya uri umwenegihugu biza kuba byagira ingaruka kuri icyo gihugu turi